dushimiye Imana cyane kuri uyu mugoroba mwiza. Imana yongeye gushima kutugeza kuri uyu munsi kugira ngo nanone tuganire namwe mwese mutwumva ijambo ryiza ry'ubutumwa bwiza. Rero ngira ngo abadukurikiye mwese gahunda yahindutseho gatoya. Ikiganiro twajyaga tugitangira saa 2 kugeza saa 3. Ngira ngo muvandimwe abakunzi bacu bose niyo ureri bari bafite nibyo, ariko byahindutse kubera impamvu zitaturutseho. Ni gahunda y'igikombe cy'isi kiri butangire uyu munsi. Kukiri butangire saa 3 rero, kandi abanyamakuru b'imikino bifuza ko batangira saa 3 zitaragera. Niyo mpamvu ro gahunda yacu isa naho yahindutseho gatoya. Nibyo. Ikiganiro niyo mpamvu tugitangiye saa 2 nako saa 1. Tukaba turi bukirangize saa 2. Urumva twagitangiraga saa 2 tukarangiza saa 3. Noneho tugitangiye saa 1 turakirangiza saa 2. Ubwo rero abari bucikanwe wenda batari kutwumva barihangana, ariko abari kuri mikoro urumva turabana nta kibazo. Yego. Rero ni cya kiganiro mukunda muri benshi, ikiganiro kivuga butumwa, ikiganiro gisobanurira umuntu inzira ijya mu ijuru. Ikiganiro kivuga ku nkuru ya Yezu Kristo, umumaro wa Kristo kuza mu isi. Nibyo. Ikiganiro dusobanura ukuntu Yezu Kristo yasize ubwiza n'icyubahiro mu ijuru, akaza mu isi ku mpamvu zo kuza gucungura umuntu. Yego. Kugira ngo umuntu abashe noneho nawe kuba mu isi ariko afite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Dore ko umuntu amara imyaka myinshi yibaza uko yajya mu ijuru, umuntu akamara igihe kinini ari mu rungabangabo. Yego. Akigishwa ko ashobora guhindura imyitwarire cyangwa se ashobora kureka ibyaha kugira ngo azajye mu ijuru. Ariko umuntu akamara imyaka myinshi arwana no kubireka, akabona ntibishira. Yego. Bityo rero bigatuma adashobora kuzigera yumva ari intungane imbere y'Imana. Ibyo rero ubwabyo birahagije kumushyira mu rungabangabo. Yego. Uwo muntu akajya yumva nta byiringiro bihamya afite imbere y'Imana. Yego. Uwo muntu bityo bigatuma arajya ahora ahamya ko ari umunyabyaha. Yego. Kandi iherezo ry'umunyabyaha ntago ari ryiza, no kurimbuka. Yego. Cyane ko mu ijuru hazajyayo umuntu udafite icyaha. Imana irera n'ijuru rirera. Mu ijuru hazajyayo umuntu wera nk'Imana. Nibyo. Ibyo rero ku muntu ntibishoboka, nicyo duhora dusobanura buri munsi. Yego. Ntabwo ku muntu bishoboka ko ushobora kwera ku rwego rw'Imana. Biravuga ngo muri Yesaya ngo nibyo twari twagerageje gukiranuka byose, ngo burya ngo nubushwambagara bufite ibizinga. Rero gukiranuka nk'uko Imana ntaho umuntu yari bugukurekiritse, Imana ariyo igutanze. Ariko Imana yaragutanze, niyo ntego y'ubutumwa bwiza. Nibyo. Tuba tuje gusobanura ko Imana yatanze gukiranuka kwari kwarabuze mu isi. Nibyo muvandimwe. Imana yatanze ihumure, abari kutwumva mwese muhumure. Icyo duha no kudutiza amatwi ko birivuga ko kwizera guheshwa no kumva. Nibyo. Kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana. Nibyo mwene data. Ngero tugiye kubana ku mazina turamenyeranye, nitwa Nahimana Patrice, ariko ndanabasuhuje. Nsuhuje inshuti zacu zose z'ikiganiro, abantu muri kunyakira amajwi zanyu mwese turabakunda, turabasuhuje. Nsuhuje n'abantu bose bizeye ubutumwa bwiza. Dufite abantu benshi bizeye ubutumwa bwiza, baguwe neza, bari amahoro, basingiza Imana, bafite ijuru nabo barihawe na Kristo Yezu, bafite ijuru babonye mu kwizera. Harimo nabo tutazi. Bamwe baraduhamagara tukabumva, abandi bo ntitunabazi. Ariko navuga ntaho muri mwese mukomeze mugubwe neza. Byanditswe bivuga ko ubwo twatsindishijwe n'ubuntu bwo kwizera dufite amahoro ku Mana. Navuga nti rero nabo bagumye biyumvemo ayo mahoro atangwa no kwizera Kristo Yezu. Amen. Muvandi karibu wasuhuza batwumva. Murakoze muvandimwe, nanjye ndashimira Imana by'umwihariko ko yiduciriye inzira. Ikaba yitugiriye neza, ikaduha ubuntu bwo kuboneka no muri studio za Country FM. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Amazina rero ni Musabyimana Joseph Mugisha, nanjye ndo mubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Yego rwose. Nanjye ndashimira Imana cyane ko Imana yangiriye neza, ikamishurira ukuntu nabonye ijuru ku buntu muri Kristo Yesu. Ndi mwisi nezerewe nguwe neza. Umunezero ni mwinshi kubera ko ikidodo nagendanaga cyarangiye, kubera ko ineza y'Imana nanjye yangezeho. Yego rwose. Ni nacyo twaje kubwira abantu. Yego. Reka tunababwire ko iki kiganiro nyine kinakurikirwa kuri YouTube.
ufite telefone yawe nini ya WhatsApp wanditsemo ijambo rivuga ngo Ijuru Ntirikorerwa TV, ukomeza gukurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza binyura kuri iyo channel, kandi ugire n'umwete wo gusangiza n'abandi ibyo biganiro kugira ngo nawe ubukomeje gukora umurimo wo kubwira abandi ineza twagiriwe n'Imana muri Kristo Yesu. Yego rwose. Imana ihabwa icyubahiro. Yego muvandimwe, waruvuze ko uriho nawe ushimira Imana ko yaguhaye ijuru ku buntu. Nibyo? Ibyo ni ukuri. Ijuru Imana yaritanze nk'impano, nkuko ibyanditswe bivuga mu Efeso igice cya 2:8, haravuga ngo nuko rero twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntago byavuye kuri twe ahubwo ni impano y'Imana. Byavuye no ku mirimo. Byavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Nibyo? Rero iyo uvuze ko Imana yaguhaye ijuru ku buntu bihura n'ibyanditswe. Nibyo? Bihura no kuri kw'ijambo ry'Imana. Nubwo ubushize kuri izi mikoro twasobanuriraga abantu ko rimwe na rimwe iyo tuvuze ko ijuru ridakorerwa cyangwa se ijuru ari ubuntu, kubera igihe kirekire umuntu aba amaze yarabwiwe ko rikorerwa, akenshi umuntu arikanga. Abenshi batwumva barikanga, ndetse urumva iyo umuntu amaze igihe kinini afite ibintu yumva, birakomeye kuza kumva ibindi nyine bishyashya. Ariko mu by'ukuri muvandimwe, ijuru ni ubuntu, kandi ibyo yumva akaba byumvishije imyaka myinshi, abyumvisha igihe kirekire, binahamywa n'abantu benshi, ariko kandi bitari ukuri mu by'ukuri. Kuko ntekereza ko abantu benshi bigisha abantu gukorera ijuru. Mu butumwa abantu bavuga ari benshi, bavuga ko umuntu akora neza kugira ngo azajye mu ijuru. Yego. Ariko mu by'ukuri si byo. Ntabwo ari byo. Reka tuvuge tuti ntago ari byo, wenda twihanganire niba utanahise ubishyikira, ariko gake gake ushobora kuzasanga nyine atari byo. Yego. Impamvu atari byo nuko iyo umuntu ari gukora neza ngo azajye mu ijuru, yirefera ku mategeko y'Imana. Yego. Nta kundi ushobora gukora utirefeye ku mategeko. Kuko amategeko niyo avuga ngo ntukagire utya, ntukagire gutya. Yego. Kugira ngo uzahabwe iki. Yego rwose. Yego. Rero duhora tubisobanura kenshi, reka tubivugeho gato cyane. Amategeko, Imana itanga amategeko yayatanze kugira ngo umuntu yisobanukirwe. Nibyo? Kugira ngo umuntu amenye ko ari umunyabyaha. Yego. Ntago intego y'Imana mu gutanga amategeko ntago kwari kugira ngo umuntu ayubahirize hanyuma ajye mu ijuru, cyane ko Imana yari ibizi ko umuntu atayashobora cyane. Abari kutwumva nabahamya nta wari wayashobora. Tubona umuntu wanonosoye by'amategeko yavugaga kuva isi yabaho n'umwe, ni Kristo Yesu wenyine. Abandi bose natwe turimo twisha amategeko. Yego. Yakobo akavuga ko niyo icumuye rimwe muri yo uba wayishe yose. Ibice 10 ku murongo, ibice 2 ku murongo wa 10. Yego. Rero umuntu uvuga ko azajya mu ijuru yarikoreye yirefeye ku mategeko y'Imana, icyambere wowe twumva aka kanya wamaze kuyica cyane. Ngira ngo abatwumva nabahamya nabo. Burya iyo uvuga ko uri umunyabyaha, dore ikintu ubushingiyeho. Ufata indorerwamo yitwa amategeko y'Imana ukayireberamo, ukabona ntago wera. Yego. Nyamara wigishwa buri munsi kubahiriza amategeko kugira ngo were. Ese ubona bizashoboka? Muvandi, abantu bigishwa ngo bubahiriza amategeko y'Imana babe intungane, babona bizashoboka? Abaduteza amatwi nabo baba bagabo bo kubihamya, kuko ntekereza ko kuva igihe babibwiriwe nubo bakibibwirwa ngo bayubahirize, barabizi ko ubwabo bayica bakinabibwirwa. Hanashingiye ko nanone n'ubu bigisha muri ubwo buryo nawe aba yarayishe, ariko no mu buryo atanazi. Kuko burya ikimenyetso kigaragariza umuntu ko yisha amategeko ni uburyo n'ubundi niyo yakubahiriza ibyo abwiwe akwiriye gukora, n'ubundi akomeza kumva mu mutima we akiri umunyabyaha. Yego rwose. Rero twavugaga ko gushaka ko wera wishingikirije kukumvira amategeko y'Imana, reka tukubwire tuti ntibishoboka. Yego. N'ijambo ry'Imana rirabihamya ko ibyo bintu bidashoboka. Yego. Ubundi amategeko atangwa yazanywe na Musa. Yego. Musa akiyazana atarayageza ku Bisiraheli, we ahita yica. Niyo wayishe mbere. Yandi magambo ayica mbere kugira ngo agaragaze ko naba yazaniye batazayashoboka. Kandi kuko nta wigeze
ayashobora. Nawe tubona mu byanditswe wumviye amategeko y'Imana, ariko intego y'Imana yatanze amategeko kugira ngo umuntu yimenye ko ari umunyabyaha. Yaraje kugira gusa ngo agaragarize umuntu wari we, kugira ngo umuntu atsindwe n'urubanza. Yego, imbere y'Imana. Burya igihe cyose utsinzwe n'urubanza ugahamya ko uri umunyabyaha, umanika amaboko. Burya ni amategeko abagushinja, ni amategeko y'Imana wishe abagushinja. Niyo mpamvu rero turajya tugumya gusobanura icyitwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni imbabazi Imana yagiriye isi zitagira akagero. Yagiriye umuntu watsinzwe, yagiriye umuntu wari we wese watsinzwe kabisa. Rero kadukoresha ibyanditswe tubabwira undi muntu umwe nanone nawe dufite mu byanditswe. Yego, dufite undi muntu mu byanditswe we nawe w'icyitegererezo, wagerageje uko ashoboye kose. Wagerageje uko ashoboye kose agira ngo ahari yaronka agakiza muri uko kugerageza kwe, ariko birangira bitemeye. Reka twisomere ibyanditswe. Yego muvandimwe, dusome ibyakozwe n'intumwa igice cya 10. Byakozwe n'intumwa igice cya 10 duhere ku murongo wa 38 turangize na 43 na 43. Yego, njyewe mfite Bibiliya yera, reka nsome. Haravuga ngo ni irya Yesu w'i Nazareti. yego, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. yego, natwe turi abagabo bo guhamya ibyo yakoreye mu gihugu cy'i Yudeya byose ni Yerusalemu, uwo bamwicishije kumubamba ku giti, ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu, imwerekana ku mugaragaro. Icyakora ntiyamweretse abantu bose, ahubwo yamweretse abagabo yatoranije bitari byaba, nibo twebwe. Abasangiraga nawe amaze kuzuka, adutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari we Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose baramuhamije, bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Amen. Hano muri iki Kinyarwanda muri Bibiliya ijambo ry'Imana, yego, 38 haravuga ngo muzi ibya Yesu w'i Nazareti, ukuntu Imana yamusutseho umwuka muziranenge, ikamuha n'ububasha, akagenda hose agirira abantu neza. Yego, akiza abo Satani atwaza igitugu bose, bitewe nuko Imana yari kumwe nawe. Kandi rero nitwe bagabo b'ibyo yakoze byose i Yerusalemu n'ahandi mu gihugu cya Yudeya. Baramwishe, baramubamba ku musaraba, ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu, imuha kwiyerekana. Ntiyiyereka rubanda rwose, ahubwo yiyereka abagabo Imana yatoranije mbere ngo bahamye ibye. Abo nitwe twasangiye nawe amaze kuzuka. Nuko rero adutegeka kwamamaza ibye muri rubanda, no kwemeza ko ari we washyizweho n'Imana kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose bemeje ibya Yesu, bavuga ko kubera ububasha bwe buri wese umwizera ababarirwa ibyaha bye. Amen. Imana ishimwe cyane muvandimwe, ishimwe iteka ryose. Twariho dusobanurira abantu nanone ukubabarirwa kw'ibyaha. Niyo ntego nyine y'ubutumwa bwiza. Nibyo, ngira ngo iyi ni inkuru ndende dusomye, nuko hari duhereyemo hagati, ariko nk'abatwumva bo abafite Bibiliya zabo ushobora gusoma uhereye ku gice cya mbere, ugasoma nyine ibi Petero yavugiraga kwa Korneliyo. Yego.
uyu mugabo witwa Cornelio abantu basomye hari barabizi cyangwa se n'abandi baraza gusoma bitonze. Cornelio ngo yari umunyedini ariko ngo w'umunyangeso nziza, ngo wubaha Imana. ntago yari umunyedini mubi, yari umunyadini ariko w'umunyangeso nziza wubaha Imana, yego akabitoza nabi bo mu rugo rwe bose. Nibyo. Yewe akagirira neza abaturanyi aho yari atuye hose. Yarazwi nk'umuntu mwiza. Yego. Urumva uyu Cornelio yarasengaga 3 ku munsi. Yego. Yewe akaniyiriza ubusa. Yego. Akagira ubuntu bwinshi. Akagira ubuntu bwinshi. Yego. Nabo yarayoboye bakabivuga. Yego. Bakavuga ati uyu muntu ni uw'Imana. Yego. Cornelio ntacyo atari yarakoze. Yari yaragerageje kwitwara neza cyangwa se kwitwararika. Ariko ngo rimwe ari hasenga Imana imutumaho marayika wayo. Yaramubwira ati rero genda umbwirire Cornelio, abantu baze gusoma iki gice baraza kubyumva neza. Genda ubwire Cornelio ko ibyo akora nibyo duhora tubwira abantu kuri zino mikoro. Yego. Amasengesho menshi, ibyo ukora byinshi wita iby'Imana, uko wakitwararika kose, yewe ukabitoza nabi iwawe, Yego. ukagirira neza abantu bose, ugashimwa n'abantu. Yego. Ntago ari igisobanuro cyo kubona ijuru. Yego. Nta nubwo ari igisobanuro cyo kubona kwera kw'Imana. Ntago ari igisobanuro cyo kuzajya mu ijuru. Witekereza ko ibyo ukora byose bishobora kuguha kujya mu ijuru. Abantu baze gusoma neza aha ngaha bitonze. Yewe unarebye ubuhamya bwa Cornelio ibyanditswe bimuvuga, abantu baduteze amatwi wakwipima kuri Cornelio yatakara cyane pe. Oya cyane ntawambera nkawe. Yari umunyedini mwiza rwose. Ariko nanone Imana ikintu gitangaje yaramubwiye ati rero Cornelio ntago ukijijwe. Icyo bintu cyawe. Ariko muvandi, yego mwere data, ni gute umuntu ashobora kuba ari umunyedini mwiza, akora buri kimwe cyose ategekwa cyangwa gishoboka, akanasenga akaniyiriza ubusa, akagira ubuntu bwinshi, akanabitoza abantu, akabashimwa n'abantu bose, ariko Imana ikamutumaho imubwira ngo ntago ukijijwe? Yego. Mu gihe hari icyo abantu bita gukizwa. Donc ubwo bivuze ko nyine icyo abantu bita gukizwa gitandukanye no gukizwa guhesha umuntu kujya mu ijuru. Yego rwose. Yego rwose. Urumva rero Imana yabwiye Cornelio ahubwo titumira Petero. Yego. Aha dusomye niho duheri. Uyu ni Petero wasobanuraga ibi dusoma. Yego. Titumira Petero akubwira ibintu bishobora kugukizanya nabi wawe mu rugo. Yego. Ariko ngo Cornelio yibaza ikintu yasigaje. Yibaza ikintu atazi mu iyobokamana. Yaragoranye. Biranamutangaza ukuntu Cornelio adakishijwe. Ariko ubundi Cornelio iyo atarota inzozi ngo abanze kurota gutuma kuri Petero. Yego. Ubundi buriya Petero yagera kuri Cornelio akamubwira ati ntukijijwe. Cornelio ntiyari kubanza gutera imigeri cyane, kubyumva byari no kugorana. Byari kugorana nuko urumva ni Imana yamutumyeho. Yego. Basi Cornelio yumva iryo jwi nyine. Yego. Yego. Imana iramubwira ati tumira Petero akubwira ibintu ahubwo noneho byagukiza. Yego. Urumva ngo Cornelio yahise agira amatsiko menshi. Menshi yibaza ibintu asigaje. Ni nkuko tuvuga ubutumwa bwiza kuri izi mikoro, umuntu akumva hashingiye ukuntu umuntu yigishijwe bakizwa. Yego. Umuntu akumva hari yarakijijwe, ngira ngo ibyo byumva no hanze abantu bose baravuga ngo barakijijwe cyane, ariko wamukurikirana ugasanga ntazi gukizwa icyari cyane rwose. Cornelio yibaza ikintu asigaje, yibaza ikintu atazi. Hanyuma ngo atumira Petero, ariko amutumira afite amatsiko menshi. Yego. Ategura biwe mu rugo, yewe azana n'abaturanyi bati muze twumve. Yego. Ni ibiki tumaze igihe tutazi. Yego. Ni ibiki twayobewe mu ijambo ry'Imana. Ni ibiki tutamenye. Ni gute twaba tutaramenye uko bakizwa. Yego. Arega wowe twumva ushobora kumaza imyaka myinshi mu idini yawe ariko utazi uko bakizwa. Ubwo mu yandi magambo utanakijijwe. Yego rwose. Yego. Kuko niba utekereza ko gukizwa ari uguhindura imyitwarire yawe, ari uguhindura ingeso zawe. Yego. Ntabwo uzi uko bakizwa. No gukora imirimo myiza. Yego. Nibindi abantu bagerageza gukora. Iyo tuvuze ngo imirimo myiza, ntagire urajye utwumva nabi, ntabwo tuba duhakanye gukora neza. Oya. Gukora neza ni byiza, bigufitiye umumaro. Kora neza aho utuye urashimwa, kora neza igihugu kiragushima, kora neza iwawe mu rugo baragushima,
kora neza abo mugendana baragushima, kora neza ni byiza ndetse cyane. Ariko iyo bigeze ku kujya mu ijuru, aho nta nzira irimo. Impamvu nta nzira irimo nuko nta muntu ujya ukora ngo yuzuze, ntibishoboka. Ubwo ni nacyo gituma Imana igaye ibikorwa byiza by'umuntu. Yego rwose. Nuko izi ko nta ukora ibyiza ngo yuzuze 100% ageze ku kigero cy'iby'Imana ishaka. Ubaye washobora gukora neza ukuzuza 100%, ubu tuvugana wowe umaze igihe ukora, ubu kaburi intungane. Yego. Twagufatiraho urugero n'abandi benshi. Ubwo byaba binavuze ko Kristo regata ari kuza. Na niyo mpamvu tunahita tunabihakana. Yego. Ariko sinatwe ni Bibiliya ibihakana. Imana yivuga ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kandi iyo birivuze bose nawe twumva urimo. Cyane rwose. Natwe turimo. Twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ariyo mpamvu iyo nzira yo gukora ngo ube intungane ku Mana irafunze, ntayihari. Erega iyo ntiyigeze inabaho. Wenda hatagira n'ugira ngo yabayeho iza gufungwa, we ntiyigeze ibaho. Yego rwose. Ahubwo sinzi ahantu abantu ibyo bintu babikura byo kumva wakora neza ukuzuza ukajya mu ijuru. Ntabwo bishoboka, bitanabayeho, ntabwo byigeze bibaho ibyo bintu. Niyo mpamvu Imana birivuga ko Imana yateguye incungu yacu uhereye ku kuremwa kw'isi. Kristo Yesu yateguwe kuzaducungura kera. Abefeso igice cya mbere. Yego. Ayo magambo niho bayasanga. Yego. Noneho turacyasobanura ukuntu Korneliyo yatumiye Petero, amutumiye afite amatsiko menshi. Yego. Ararika abantu baraza bitegura Petero. Bari biteguye kuza kumva ibintu Petero avuga kwa Korneliyo batazi. Yego. Twibukiranye ko hano kuri Korneliyo abantu nibasoma bahereye ku murongo wa mbere barasanga uburyo Korneliyo yari umuntu mwiza uri samfote ushimwa n'abantu bose. Kandi ubwo yavuze ngo yari umunyadini. Yego. Ubwo bivuze ko no kukigendanye n'amategeko. Yego. N'amategeko. Korneliyo nta wamupimagaho. Oya ntawe rwose. Ariko igitangaje twihuse, Petero ngo agezeyo asanga bamutegerezanyije amatsiko menshi. Yego. Menshi. Niho rero dusomye Petero ari kubasobanurira, yarababwiye taregaga nta kindi Imana inzaniye hano. Yego. Nukuza kubabwira ibya Yesu w'i Nazareti. Nibyo. Nukuza kubabwira ibya Kristo Yesu. Ibyo mutamenye. Nibyo mutamenye. Ntago mwamenye. Ahari bari basanzwe bavuga Yesu. Ahari nawe ujya uvuga Yesu. Ariko hari ibyo utamumenyeho. Amakuru ye bari basanzwe bayafite. Rero ntabwo ujya wumva abantu batubwira ngo natwe twizera Yesu. Ngo narakijijwe ngo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Hanyuma akabisoresha kuvuga ko ari umunyabyaha. Ntabwo uzi Yesu. Yego rwose. Rero urumva ko agezeyo Petero avatarigaga nta kindi nje kubabwira. Tumutekereze ko ari ibintu bihambaye. Tumutekereze ko ari ibintu bidasanzwe. Ni ibya Yesu w'i Nazareti. Urijya wishwe bakamubamba. Yego. Ku munsi wa gatatu Imana ikamuzura. Amen. Imana aha Petero ari kubisobanura yavuze ngo Imana imaze kumuzura ku munsi wa gatatu ntiyiyeretse abantu bose. Yiyeretse abagabo natwe turimo. Yego. Imana ishimwe ukuntu Petero yavuze ubutumwa hano. Noneho Petero yavugaga ibintu yanahagazeho cyane rwose. Ku munsi wa gatatu azutse yiyeretse abantu bake, gusa mwabo bake natwe turimo. Atubwira ko tujya gutangaza ibye mu mahanga yose. Amen. Ibyo yabwiye bajya gutangaza. Petero hano yarababwiye ngo tujye gutangaza ibye, tubwire abantu ko umuntu wese umwizeye ababarirwa. Umuntu wese wemera icyo gikorwa yakoze. Amen. Umuntu wese wemera ko Kristo yapfuye urupfu rwe akazuka ku munsi wa gatatu azukiye kugira ngo tugirwe intungane. Umuntu wese ubyemera akabyizera. Hano Petero yavuze kwa Korneliyo ngo ababarirwa ibyaha bye byose mu izina rye. Amen. Byose kwa Korneliyo bumva impinduka. Bari basanzwe bavuga Yesu kumbe batabizi. Yego. Kumbe batazi ko umuntu umwizeye ababarirwa ibyaha bye byose. Yego. Mu izina rye. Hanyuma ngo bare byizera ngo buzura umwuka we. Amen.
nk'iyo nzu yo kwa Koruneliyo buzura umwuka. Amen, amen. Bamaze guhishurwa ibya Kristo Yesu. Ariko inkuru nziza ivuga ko Kristo Yesu ari Imana yateguye gucungura isi. Nibyo. Ni Imana yari yateguye kugira ngo aze abera abantu igitambo, atubera ikiru cy'ibyaha byacu. Kristo yapfuye urupfu umunyabyaha yarakwiye. Nibyo. Arapfa arahambwa. Nibyo. Ku munsi wa gatatu azukira kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Ngiyibyo byizeye ubabarirwa ibyaha byawe byose mu izina rye. Amen. Ego muvandi. Ubabarirwa ibyaha byawe byose mu izina rye. Ubundi se tunatinze kuri icyo cyitwa kubabarirwa ibyaha, kuko ntekereza ko abantu benshi batekereza ko kubabarirwa kw'ibyaha binyura mu nzira zo gusaba Imana imbabazi, binyura mu nzira zo gusaba penetensiya. Abantu benshi bafite uburyo bwinshi babikoramo, banabibwiwemo, ariko uburyo butari bwo. Ariko urumva Bibiliya ivuguruje ibyo abantu baba basanzwe bazi. Ivuze ko umwizera wese ababarirwa ibyaha bye byose ku bw'izina rye. Ariko ubwo biranumvikana ko kubabarirwa kw'ibyaha nyine ni igikorwa cyabayeho, ariko kubabarirwa kw'ibyaha ngira ngo ni nako gakiza muvandimwe. Kubabarirwa kw'ibyaha ni nako gakiza. Nicyo Bibiliya ivuga muri Luka igice cyawo cya mbere ku murongo wa 77, haravuga ngo no kumenyesha abantu we iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Katubasome kuri ubwo buhanuzi. Luka igice cya mbere umurongo wa 77 ninshaka nahera no hejuru ho gatoya. Havuga kuri 73 haravuga ngo Imana yahaye sogokuruza Aburahamu ko yabwiye sogokuruza Aburahamu ko izatumara ubwoba. 77 reka riho mpita kongera ngo uzamenyesha abantu be agakiza baheshwa no kubabarirwa ibyaha. Muvandimwe, agakiza tujye tunahatinda tugasobanurira. Urumva Bibiliya yivuga ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha. Ariko imbaga y'abantu benshi bazi ko agakiza ari uguhindura ingeso. Bazi ko umuntu wahinduye uko yari ameze akabatizwa abakijijwe. Ibyo bintu ko bidahura n'ijambo ry'Imana. Ubwo rero muvandimwe, ibintu byose bidahura nyine n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, reka tubivuge muri ubu buryo, n'ukuri aba ari ibinyoma. Yego. Urumva nyine Bibiliya ivuga ko agakiza ari ukubarirwa ibyaha. Kandi ubundi nkunda kumva ari ukuntu umuntu avuga ngo narakijijwe, ariko umuntu akaba atabyumva neza. Iyo uvuze ko wakijijwe, uvuze ko hari izindi mbaraga zagukijije. Uvuze ko wakijijwe n'undi muntu. Kuko gukizwa si ukwikiza. Rwose. Ni ugukizwa icyo utarushoboye. Rero inurajya uvuga ngo warakijijwe, ujye ubitekereza neza. Nusanga icyo wita gukizwa ari uguhindura imyitwarire yawe, ntabwo icyo cyitwa gukizwa. Ibyo byitwa kwirwanaho. Ibyo byitwa kwikiza. Naho iyo birivuga gukizwa, twari twabivuzeho kare, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntabwo byavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. Nta nubwo byavuye ku mirimo yacu. Urumva ko agakiza Imana yatanze ntabwo gakomoka mu mbaraga zacu. Nibyo. Ntabwo gakomoka ku bushake bwacu. Ntigakomoka ku mwete. Kuko Bibiliya irabivuga, biradukiza. Rwose. Itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze. Ahubwo idukirisha kutwuhagira. Ariko kutubyara ubwa kabiri. Rwose. Imana ihimbazwe iteka ryose. Abantu bajye babyumva neza. Ngira ngo inkuru nziza niyo ngiyo. Uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, inkuru nziza, reka mvuge ngo ubutumwa bwiza buvuga ko Imana yakunze umuntu urukundo rutagira akagero. Urwo rukundo rugatuma itanga umwana wayo. Imana yakunze umuntu urukundo rukomeye. Urwo rukundo rutuma itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Icyazanye Kristo Yesu rero mu isi, yaraje yambara umubiri w'umuntu kugira ngo ibyaha by'umuntu bibone aho bifata, kugira ngo ibyaha byawe nanjye n'abandi bibone aho bifata. Nicyo cyatumye Kristo apfa urupfu rubi rw'abagome. Yarapfuye urupfu rw'umunyabyaha,
ariko ngo arapfa. Umuntu muri uvuga ngo nuko ibyaha byanjye bihamba mu mva, abihamba mu mva, hanyuma ku munsi wa gatatu azutse, azukira kugira ngo twemerwe imbere y'Imana, azukira kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Ari amagambo twari tuvuze avuga ngo iradukiza, bayasanga muri Tito igice cya 3 ku murongo wa 5. Avuga ngo iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ari byo kubyarwa ubwa kabiri. Tuba tugira ngo abantu bari gihe batubaza ati byanditse hehe, bajye bajyayo bajye basoma. Rero Imana ihimbazwe cyane muvandimwe, ihimbazwe iteka. Uyu munsi turaza gutanga umurongo kare. Yego. Ubushize twahamagawe n'abantu benshi. Yego. Barimo n'abari bakijijwe, ariko abandi baracikanwa benshi. Yego. Yewe tunasohotse bagumya kuduhamagara ari benshi, babyigana ku murongo. Ndagira ngo ku buhanga bw'ibyuma badufashe twakire abantu hakiri kare rwose, hakiri kare. Ndabona tugifite iminota nka 30 kwiyakirira abari kutwumva, tuganire nabo abakijijwe, dufatikanye ibyishimo. Ufite icyo asobanuza nanone mu byo tumaze gusobanura nawe tumufashe. Baba dushyirira ku murongo ni 0782 44 21 25. 0782 44 21 25. Muduhamagare dusangire ikiganiro. Kanti de Femalo. Mwiriwe neza. Yego. Muri bande muherereye he? Amazina yanjye nitwa Nifuza Esther. Yego. Abandi hano mu kagari ka Gatsiro, akarere ka Rusizi, mu Gatsiro ntekereza ko mwamuhazi. Turahazi rwose. Yego, ikiganiro cyanjye ndagikurikiranye. Kandi akenshi nkunda no kugikurikirana. Ese biriya mukunda kuvuga ngo gukizwa, uburyo njyewe nyine njye bitumye mbahamagara kugira ngo mbasobanuze neza. Gukizwa ni kuri Kristo atubambiwe, ibyaha byacu akabibambirwa. Ubu ngubu ntabwo iyo umuntu acumuye ntabwo barwaho ko yongeye gucumura bwa kabiri. Urumva? Ubundi gucumura twaracumuye. Yego. Abantu twese, ntago ari wowe gusa, uwitwa umuntu wese. Twaracumuye uhereye muri Edeni. Yego. Bibiliya ivuga mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 18 havuga ko igicumuro cy'umuntu umwe ari wa Adamu cyatumye abantu twese duhinduka abanyabyaha. Igicumuro Adamu yakoreye muri Edeni cyatumye twese, ari n'abazadukomokaho n'abazaza nyuma, cyatumye twese duhinduka abanyabyaha imbere y'Imana, ari n'ababayeho. Yego. Ntabwo rero Imana ivuga ko uri umunyabyaha igihe wagikoze none cyangwa ejo. Ahubwo Imana ivuga ko umuntu ari umunyabyaha ibishingira muri kavukire ye. Yego. Ibishingira ko umuntu, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo kiba ari umubiri. Umuntu wese wabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore avukana icyaha kimuhindura umunyabyaha ku buryo buhagije imbere y'Imana. Yego. Rero ibyo ujya ubona ukora byera kuri icyo nyine deja wavukanye. Kuko iyo utaza kuvukana icyaha wakabaye ubaho udakora ibyaha nyine. Yego. Ariko impamvu ujya ubona wabikoze ni ibyera ku cyaha wavukanye. Ibyo rero biguhindura umunyabyaha wabikoze utanabikoze, ugahinduka umunyabyaha bishingiye kuri kavukire. Noneho mu maso y'Imana bigaragara ko ari icyaha. Mu maso y'Imana bigaragara ko ahubwo wowe wavutse uri umunyabyaha. Wavutse nk'uko turi kubikubwira, wavutse uri umunyabyaha kubera gukomoka kuri Adamu na Eva. Icyo ni nacyo cyaha, kamere wavukanye, kamere y'icyaha. Noneho kuri iyo kamere niyo ikomokaho n'ibindi ujya wibonaho. Yego. Noneho ibyo rero wibonaho ntabwo ari byo biba biguhinduye umunyabyaha ako kanya, ahubwo n'ubundi wari umunyabyaha n'ibyo ngibyo wibonyeho utarabikora.
kugira ngo wumve icyaha n'igihe wabereye umunyabyaha. Noneho rero icyo gihe warubajije ikindi tunagisobanurire rimwe cyo kuvuga ngo none se ngo igihe umuntu aba akijijwe ngo ni igihe ngo aba yizeye cyangwa ngo ni igihe aba yizeye ko Yesu yagiye ku musaraba akazira ibyaha bye. Icyo nacyo ngira ngo wajya ufatikanije n'icyo ngicyo. Reka muvandi, reka tubanze turangize icyo cya mbere neza. Uracyari kutwumva? Yego ndi kubumva neza. Yego, icyo cyo kuba igihe umuntu akirizwa turaje tugisobanure, ariko kuri kirya warubajije cya mbere cyo kuba ujya wibonaho ibyaha, ngira ngo twari tugusobanuriye ko twebwe niko na Bibiliya ivuga ko kuba ujya ubyibonaho biterwa ko wavutse kuri Adamu w'umunyabyaha. Rero ibyo Bibiliya irabivuga mu Baroma igice cya 7 kansome mpereye ku murongo wa 18 wumva uko Pawulo abivuga. Pawulo we atangira avuga ngo nzi rero ko muri nge ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo. Ubushake bwo gukora ibyiza ndabufite ariko kubikora simbishobora. Yego. Ibyiza nshaka simbikora. Naho ibibi ndashaka akaba ari byo nkora. Ngubwo rero nkora ibyo ndashaka singe ubu kibikora ahubwo ni icyaha kimbamo. Ngira ngo gutyo turi kujyana. Yego. Burya igituma ushaka gukora ibyiza ibi bikakwitanga imbere ni ku mpamvu z'icyaha wavukanye kikubamo. Rero muvandi wari ukimusobanura noneho ugukizwa icyo yarabajije wamufasha? Reka sinzi niba ukiduteza amatwi uri kumva neza. Kubumva. Ubwo bivuze ko ku mpamvu z'icyo cyaha kikubamo ubundi wari uwo kurimbuka. Wari uwo kurimbuka wanakoze n'ibyiza, wari uwo kurimbuka wanakoze n'ibyo ujya wibonaho byiza, sibyo? Yego. Noneho rero byatumye ahubwo Imana yohereza Yesu Kristo aza mu isi noneho imubaraho ibyaha byawe. Yego. Wabyumvishe? Imana ibaraho Yesu ibyaha byawe yamubazeho nka kamere kurimo n'ibizayikomokaho byose. Ibimubaraho imaze kubimubaraho apfa ari byo azira. Uri kubyumva? Apfa ari byo azira. Noneho Kristo Yesu rero ku musaraba amena amaraso. Yego. Noneho mu maraso ya Kristo Yesu wababariwe ibyaha byawe. Ibyo bintu rero ibyizeje umutima wawe ububaye umukiranutsi imbere y'Imana. Yego. Ubikesha ko Imana yafashe ibyaha byawe byose ikabibara kuri Yesu Kristo n'igihano cyabyo Yesu akagihabwa, nawe ukakira gukiranuka kw'Imana ukomoye ku kwizera icyo gikorwa cyakozwe na Yesu ku musaraba. Yego. Urumva agakiza twari tubivuze mu kanya, iyo bivuga iby'agakiza ivuga ko agakiza ari ukubarirwa ibyaha. Ari icyo wavukanye n'ibyo ujya wibonaho Imana yagutangiye incungu. Ubundi mu isezerano rya kera iyo umuntu yabaga afite ibyaha ngira ngo urabizi byamusabaga igitambo. Yego. Igitambo swati cyabaga ari intama cyangwa ihene cyangwa inuma y'intungu. Ariko muri iki gihe turi mu gihe cy'ubutumwa bwiza, Imana yaduhaye Kristo Yesu nk'igitambo gikuraho ibyaha byacu. Ufite igitambo nka Kristo Yesu yaje mu isi kugira ngo yishyireho ibyo byaha bizawe byose, hanyuma anahanwe igihano we wagombaga kuzahanwa. Burya urupfu Yesu Kristo yapfuye rwari urupfu rwawe. Yego. Burya Kristo yapfuye mu cyimbo cyawe. Kristo yababajwe ari wowe wazira. Rero iyo ibyo ubyizeje umutima ubabarwa ibyaha byawe byose mu izina rye. Ikimana gushakaho nta kindi ni ukubyizera. Biravuga mu Baroma igice cya 10 ku murongo wa 10 ngo umutima niwo umuntu abyizeza akabarwaho gukiranuka. Yego. Yego. Ibyo bintu byizere mu mutima wawe, umenye neza ko wabikorewe, umenye neza ko wababariwe, umenye neza ko wejejwe. Uwo ni umurimo Imana yagukoreye muri Kristo Yesu
kandi warangiye, ubyizere mu mutima wawe, nawe iri joro urare mu ijuru kubwo kwizera icyo gikorwa cyakozwe na Yesu. amena. Amen. Imana ishimwe. Nibura hari icyo wumvishe uko hakurikijwe uko waje ubaza nuko tugusobanuriye, wumvishe iki mu kanya gato? Bashije kumva ko Yesu Kristo yabashije kutubera incungu. Yego. Ku byaha, cyane cyane ku cyaha cya kamere. Ni ibyaha byose? Ni ibyaha byose, harimo na kiriya cyakomotse kuri Adamu na Eva igihe bamaraga gucumura muri paradiso. Yego, muri Edeni. Yego. Kuri ubu urumva se noneho uri umukiranutsi? Ndabyemera ko nava ndi umukiranutsi. Ubwo ko n'ibyera byanditswe mu isezerano rishya bivuga yuko Yesu Kristo yatubambiwe. Yaratubambiwe rwose, aho ngaho ndagendana namwe rwose, ndabyemera cyane. Urumva icyo ni nacyo cyo kwizerwa gihari, ni nayo ntego kandi y'ubutumwa bwiza, ni nacyo cyatumye Imana itanga Kristo nyine. Noneho Bibiliya aho twasomye, Petero yari yasobanuriye abantu bo kwa Koroneliyo, ababwira ko umuntu umwizeye ababarwa ibyaha bye byose. Rero nta yindi nzira ihari habe n'imwe, nta yindi nzira tuzabona kiretse inzira ica ku musaraba wa Kristo Yesu. Amen. Kristo Yesu niwe nzira, ni nawe kuri, ni nawe bugingo, nta muntu uzagera ku Mana atari umujyanye. Yego. Ibyo rero iyo byijeje umutima uba mu isi wumva nta rubanza ufite ku Mana. Yego rwose. Kuri murakoze cyane kunsobanurira. Sawa, nawe ujye ugumya udukurikire mu kiganiro. Sawa, murakoze. Sawa, ijoro ryiza. N'abandi bakomeze baduhamagare. Yego. None turacyafite iminota. Ndabona hariho umuntu wamufata. Country FM, no? Allo. Mukomeze mugerageze. Country FM, no? Yego, ndumva ariho amasira. Country FM, allo. Hello. Yego, muraho neza? Muri bande muherereye he? Niyo muri Meshake, nakurikiranye ikiganiro. Aha mwakuye mwiki? Ikiganiro rero ni cyiza, twagikurikira kandi turanagishima. Ariko buriya biri jambo ngo turiharanirwa. Ibyo busaba kenshi na kenshi ducamo intege, ukavuga ati nimba ujya nko gusenga ukajya mu materaniro ukaba uvuga ati ndezwa mu mutima, ariko mbega mfite ndi guharanira, nyine ndi gushaka ijuru, ukaba wumva ko rigaharanirwa. Iryo jambo nyine ryo riba rikugeraho igice. Ukwiriye kubyumva gutyo kuko niko kuri. Nta naho Bibiliya igaragaza ko uzajya mu ijuru kubera ko warikoreye. Ahubwo nyine nk'uko twakomeje kubivuga, Bibiliya ikomeza kugaragaza ko twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, bitavuye kuri twe ahubwo ari impano y'Imana, bitavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu ubyirata. Rero niba ijambo ry'Imana rigaragaza ko imirimo yawe itatuma wemerwa n'Imana, nicyo ukwiye kwemera, ahubwo nicyo ukwiye kwemera. Ahandi Bibiliya ikagaragaza ko Imana idakorerwa. Reka ngusomere byakozwe n'intumwa igice cya 17 ko ni ngombwa, igice cya 17 ku murongo wa 24 24 n'uwa 25. Aravuga ngo Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu.
kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Yego. Ayo magambo urayumvise. Ibyanditswe bihamya neza ko Imana idakorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye. Rero iyo Imana ivuze ko idakorerwa, nuko nyine nta wakorera kuzajya kubana nayo, ahubwo uwo kwiriye ahubwo kwemera ko ariyo yagukoreye. Naho kuvuga ngo we uzasenga bituma Imana ikwemera uzajye mu ijuru, ibyo ntibishoboka. Niba wateze amatwi twakomeje kuvuga n'amagambo avuga ko Yesu yavuze ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ko nta wajya kwa data atari we umujyanye. Urumva ntabwo wajya mu ijuru ujyanwe n'amasengesho, ntabwo bishoboka. Ibintu byose wakora wibwira ko ari byo bizakujyana mu ijuru ntibishoboka, kuko ibyanditswe birabihakana. Ukwiriye kwemera rero ko hari uwagukoreye, kandi impamvu wowe bidashoboka nuko nubwo ubikora ukomeza n'ubundi kumva umutima ugushinja ko ukiri umunyabyaha. Umara kwiyeza nk'uko wabivuze, ariko n'ubundi ukajya wumva ntiwera. Umara gukora amasengesho yo kwiyiriza n'andi no mu butayu n'ahandi, ariko ukajya wumva n'ubundi uracyafitanye ikibazo n'Imana. Nk'ikimenyetso kigaragaza ko iyo nzira ushakira mu ijuru idashoboka. Ahubwo ukwiriye kwemera Imana ko yatanze Yesu Kristo, noneho akaza mu isi akabarwaho ibyaha byawe, kandi ukamenya ko ari hano mu isi we yagukorereye ibyiza, kandi akabikora neza atavanzemo n'ikibi na kimwe, kuko atari afite kamere nk'iyo wavukanye. Ko n'impamvu ituma utsindwa ukabona ukoze ibyiza ukoze n'ibibi, nuko wavukanye kamere y'icyaha. Noneho Imana yatanze Yesu rero aza mu isi avukira muri Mariya, ayimaramo imyaka 33, akora ibyiza 100%, ariko ibyo byiza yakoze bikubarwaho ngo biguheshe kujya mu ijuru. Nawe abarwaho ibyaha byawe byose aranabihanirwa. Ibyo bintu rero ugomba kubyizera mu mutima, ukamenya ko igihano Yesu yahawe cyari cyo kuvunja umubabaro wose wagombaga kuzagirira mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Ukamenya ko amaraso Yesu yamennye ku musaraba ariyo yakwejejeho ibyaha byawe byose. Ukarekana n'izo nzira zo kwiyeza, kuko izo zidashoboka zitanabayeho. Amaraso ya Yesu yarakwejeje ku musaraba. Ngira ngo hano iyi muvandimwe yaragusomeye hano ku murongo wa 24. Pawulo yabisobanurira abantu bo muri Atenayi, ababwira impamvu Imana idakorerwa. Yaravuze ngo iyo kubera ko ariyo mwami w'ijuru n'isi. Ntekereza ko icyo abantu ntibajya bagitekerezaho kenshi, ariko Imana niyo mugenga w'ijuru n'isi. Yego. Kandi Imana ibirema yabiremesheje ijambo ryayo. Yego. Buriya kenshi muvandimwe unakenera umukozi ku mpamvu z'intege nke zawe kugira ngo agufashe ibyo udashoboye. Aha rero Pawulo yavuze ngo iyo ni umwami w'ijuru n'isi. Ubwo niba hari ugukora niyo yakoze, kandi yo itegeka. Nibyo. Uracyari ku murongo? Ndahari. Yego. Rero Imana yo ibyo byaha byose utekereza ko wajya kwiyeza, kwiyeza ntibishoboka. Sinzi naho byanavuye, kuko ubundi no mu isezerano rya kera ntibyigeze bikorwa gutyo. Ntago icyaha kigeze kibabarirwa amaraso atamenetse binyuze mu gusaba Imana. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ntago wavuga icyaha mu izina ngo kikuveho. Icyaha gikenera impongano. Yego. Rero niba nta gitambo gihongerera ibyaha byawe aba ari ikibazo, ariko turi kukubwira turakubwira ko Kristo Yesu ari wabaye impongano y'ibyaha byawe. Ari cyo wavukanye, ari nibyo ujya wibonaho. Igitambo cyabikuyeho ni igitambo cya Kristo Yesu cyo kumusaraba. Rimwe na rimwe hari ukuntu umuntu abyumva nabi, aho kugira ngo yizere iby'Imana yakoze, agatekereza ko hari bari kumubwira ngo ajye kubikora, ariko n'ubundi ubusanzwe ubikora utaranumva n'ubutumwa bwiza cyane. Kandi ibyaha mu kanya umuvandimwe uvuye ku murongo mu kanya twamusobanuriraga imbaraga y'icyaha iyo ariyo. Imbaraga y'icyaha mu mutima wa kamere ni igihe wumva ushaka dore nk'ubu ujya wumva wakora ibyiza gusa, ariko ntabwo ujya ubishobora.
ntabwo nabishobora. ntabwo wabishobora rero nta n'undi wigeze abishobora. Uvuga ngo utekereje ko wabaho ukora ibyiza gusa ntiwabishobora. Buri muntu wese arinda apfa yibonaho ibyiza n'ibibi. Yego. Niko icyaha cyagize umuntu ntagire uzakubeshya, yaba pasiteri, yaba padiri, yaba nde, apfa kuba ari umuntu wabyewe n'ubushake bw'umugabo n'umugore. Akora icyiza agakora n'ikibi, niko umuntu akoze. Niyo mpamvu Pawulo abyandika akavuga ngo nshaka gukora icyiza, ikibi kikanyitanga imbere. Kubera iki? Kubera kamere y'icyaha umuntu yavukanye. Rero umuntu wese ahava akagira yari akeneye imbabazi z'Imana. Izo mbabazi nizo turi gusobanura. Imana yarakubabariye muri Kristo Yesu. Nibyo. Kristo urupfu yapfuye rwari urwawe. Kristo umunsi apfa yari guhanwa igihano cy'umunyabyaha, ari we weho nanjye n'abandi. Yambaye umubiri kugira ngo Imana ibone uko ihana umunyabyaha. Imana rivuga ko iyo ubyizeye ubabarirwa ibyaha byawe byose mu izina rye. Icyo nicyo cyitwa ubutumwa bwiza. Nta kindi gishobora kuguhesha kumva uri intungane ku Mana kiretse kwizera ubutumwa bwiza. Yego rwose, kandi uba wakoze cyane kutwumva. Ngo hari akandi kabazo nagira ngo mbaze. Nako kabaze wenda twakire n'abandi. Buriya umuntu ashobora kuba hari ikibazo njya nkunda kubona. Umuntu ashobora kuba wenda atazi mu rusengero, wenda batije nta mbega mu rusengero ashobora kuba atazwi, ariko mu mutima we akaba yumva nyine, akaba yumva mu mutima abyifuza, ariko akaba atabatije, akaba yumva akeye mu mutima, ariko akaza kurwara. Noneho mu gihe arwaye akaza gukenera ko wenda yaherekezwa n'ijambo ry'Imana ry'ibintu byiza, ashobora nko gutuma nka pasiteri akaza akamweza mu rugo akamusengera bigakunda, akaherekezwa n'ijambo ry'Imana. Nibyo nabyo ni ikindi kitari ukuri guhamagara pasiteri ngo akaza akakweza. Ubwabyo ni ikimenyetso kigaragaza ko uba udakijijwe. Ntabwo uba ukijijwe ukiri mu nzira zo guhamagara pasiteri ngo akweze. Ni ikimenyetso kigaragaza ko nubwo upfuye ariko aho ugiye nta handi usibye mu muriro. Ese ubundi nubwo wenda umwanya ugiye kuba munini, uzi neza yuko mu isezerano rya kera kugira ngo igitambo cyeze umuntu byasabaga ko cyabaga kizira inenge. Uzi ko uba uhamagaye ngo akweze nawe aba afite ibyaha nkawe? Gutyo se urabyemera? Ndabyemera. Yego, rero kugira ikintu cyeza umuntu kiba kizira inenge. Rero amaraso ya Kristo yonyine niyo yamenetse ku musaraba kugira ngo atwezeho gukiranirwa kwacu kose. Witekereza ko rero warwara ukaremba hakagira umuntu uza kukweza nawe? Amaraso ya Kristo yonyine niyo atwezaho ibyaha byacu. Reka tugusomere iri jambo rigendane. Abaheburayo igice cya mbere ku murongo wa 3. Aravuga ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Wabyumvishe uburyo twezwa? Amaze kweza, amaze kweza abantu no gukuraho ibyaha byabo, yicara iburyo bwisumba byose yo mu ijuru. Kristo Yesu wenyine niwe muhuza w'Imana n'abantu. Yego. Nta wundi muntu wo kuguhuza n'Imana keretse Kristo Yesu wenyine. Niwe nzira wenyine. Yego rwose. Uruhuke rero mu mutima wawe. Yego rwose. Katwakire abandi. Twakira abandi bakomeze baduhamagare turebe ko mu minota dusigaranye twakakira abandi. Mukomeze gerageze. Ndumva ariho. Allo Country FM. Allo, muri bande muherereye he? Ndayishimiye. Yego, Ndayishimiye. Merere Gashanda.
igashonga. Ndayishimiye mwateze amatwi ikiganiro. Yego. Mwakuye mwiki? Icyo nakuyemo ni ukwizera. Ahubwo nibaza nk'umuntu utizera. Kwizera iki? Yizera. Kwizera iki? Kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'abanyabyaha. Aha, kuri ubu wowe urumva wamwizeye? Njye nsanzwe mwizera gusa hari ikintu njya nibaza. Nubaza icyo ujya wibaza? Nk'umuntu utaragiye mu idini ngo abatizwe, uwo muntu batamwakira mu idini mu gihe wenda yakoze nk'ikirori atabatiza. Urumva twe turiho turasobanura iby'inzira ijya mu ijuru. Uri kutwumva? Ndi kubumva neza. Nta nubwo tuba turi kwiza imikoro kugira ngo tubuze abantu amadini yabo, ahubwo tuba turi gusobanura, tuba turi kuvuga ubutumwa bwiza, inzira Imana yaciye igeza abantu kuri yo. Rero inzira Imana yaciye nta yindi, inyura kuri Kristo Yezu n'umusaraba we. Icyatumye Kristo Yezu apfa ni impamvu z'ibyaha byawe. Rero iyo umwizeye ukamwizeza umutima, ukizera ibyo yagukoreye ko ari wowe yabikoreraga nyine, ubabarirwa ibyaha byawe byose mu izina rye. Urabanza ukizera icyo, ukibikaho ubugingo buhoraho, ukaba mu isi ufite ijuru ku Mana. Ni nacyo gikenewe kuruta ibindi byose, ni nacyo gikomeye kandi kuruta ibindi byose. Rero kujya mu idini no kubatizwa no n'ibyo byose wahoze uvuga ntacyo byafasha umuntu ku cyerekeranye no kujya mu ijuru. Birumvikana ntacyo byafasha umuntu udakijijwe. Ubundi kuko hari ababikora tukabona imyitwarire yabo ntihwanye n'ibyo ngibyo bavuga. Imyitwarire y'abantu bose ni mibi. Niyo mpamvu abantu bari bakeneye incungu, abantu bari bakeneye igitambo gikuraho ibyaha byabo. Nicyo ukwiye no kumva cyane, nawe nicyo ukwiye kumenya. Ukwiriye kumenya ko incungu yatanzwe ari Kristo Yesu. Wamennye amaraso ku musaraba, muri ayo maraso ukababarirwa ibyaha byawe. Iyo wizeye ibyo bintu bukijijwe kurimbuka by'iteka ryose. Ubyizere mu mutima wawe kugira ngo utazarimbuka. Umenye ko Yesu Kristo yabaye impongano y'ibyaha byacu, ibyaha byawe, buryo ubwo yari ari ku musaraba kubitwa, buryo ubwo yari ari gushinyagurirwa, buryo ubwo yajyaga mu mva ku munsi wa gatatu akazuka, ni ibyaha byawe n'ibyaha byanjye yahorwaga. Ubyizere. Iyo ubyizeye gutyo uba ubaye umukiranutsi imbere y'Imana, ukaba hano mu isi uzi ko wababariwe ibyaha byawe, ukaba hano mu isi urubanza rwarakuwe mu mutima wawe, ukamenya ngo igihe napfira, ukamenya ngo igihe Yesu yazira, naba ntashye mu ijuru ku Mana mbikesha kwizera ko Yesu yambabariye ibyaha. Sibyo? Nicyo rwose. Murakoze. Bakomeze bagerageze. Dusigaranye iminota 2 twakakira undi muntu umwe. Yego. 0782444125 undi muntu umwe twamwakira. Yego. Niba hari uwagezeho twamwakira rwose ni 0782444125. Ndumva hari uwaje. Bagerageze. Ndumva yaje twamwakira. Allo Country FM. Yego turabumva. Yego, muri bande muherereye he? Muravugana na Roho yuherereye hano ugiye ubwe. Mwateze amatwi ikiganiro? Nateze amatwi ikiganiro. Mwakuye mwiki twihuse? Muri make reka niba ufite muri Bibiliya dusome ubuntu uko Bibiliya bitubwiramo. Wabivuga ndumva uhazi, wabivuga dusigaranye 6 umurongo wa 2 na 2. Mudusomeze vuba nimba nta kibazo. Baravuga ngo mbese dukomeze gukora ibyaha ubuntu busage.
si ibyo se ko nibyo nicyo kwavuga hakomeza hava ngo mbese twe twapfuye ku byaha twagomba kubiramiramo dute. Yego, ni umurongo mbere no kabiri gusa. Yego, ndekereza ko ari nibyo turi no kuvuga. nibyo nyine Nibyo turiho tuvuga. Nyine ubuntu bw'Imana babwira ko Yesu Kristo adupfire ku Golgotha kugira ngo tubone ubugingo ku buntu. Ariko iri jambo uvuze usomye koko niko byakagombye kugenda ku buntu bw'Imana busage dukore ibidakwiriye. buretse gatoya hano se kuri izi mikoro wigeze wumva tubwira abantu gukora ibyaha? Ntabwo nawe ari kuvuga gukora ibyaha. Aha, urumva nicyo nyine yarakubwiye. Niba nawe wemera ko uriho uratwumva neza, wemera ko igitambo cya Kristo Yezu gikuraho ibyaha se? Yego. Aha, niba rero ubyemera, natwe niyo nkunza tuba dutangariza abantu, nta muntu tuba twabwiye ngo ajye gukora ibyaha, wapi. Hano kandi bakomeza bavuga ngo none se ngo dukora ibyaha ngo ubuntu busage, bakavuga ngo ibyo ngo ntibikabeho, bakavuga ngo none twe twapfuye ku byaha ahubwo twagumye kubiramiramo dute. Reka buretse gato urumva ikibazo ahubwo ni ugupfa. N'isaha zanagiye. N'isaha zagiye. Izaha zagiye, wahamagara utinze, ubutaha uzahamagare tubiganireho, cyangwa se tugiye gutangana nimero watuvugisha nta kibazo tukabiganiraho. Sawa, wakoze. Umva ngira ngo twatanga nimero za telefone. Twatanga nimero izanjye Joseph ni 079 18 25 900. Yego, iza Patrice telefone ngendanwa ni 078 167 163. Tigo ni 0722 167 163. Abacikanwe mwaduhamagara tukaganira. Murakoze cyane. Yego rwose.